Ni amakuru ababaje cyane ari gukomeza kugarukwaho ku mbuga nkoranyambaga ndetse na bimwe mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye kuri Icyihishe Samuel. Ngira ngo uyu musore nk'uko mubyibuka ni inkuru nakugejejeho, uyu musore yari afite ubukwe ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa kane mu mwaka turimo 2023. Ngira ngo haje kuza kuba hajya hanze amakuru ababaje cyane ndetse yateye abantu agahinda. Mw'abantu mwe utumva mu by'ukuri ndiho ndakubwira inkuru gutya cyangwa se ndakugezeho inkuru gutya ugire ngo mfite ingufu, nta ngufu na nkeya mfite bitewe n'ibintu byaje kuza kuba byaba kuri uyu musore Icyihishe Samuel. Uyu musore wari ufite ubukwe ku itariki 28 z'ukwezi kwa kane. Ngira ngo mbere y'iyo tariki ku itariki 27 nibwo haje kuza kuba hamenyekana amakuru, ariko banza byamenyekanye ku munsi w'ubukwe ko uyu musore yaburiwe irengero. Ngira ngo umukobwa twaje kuza kuba twabamenya bari bafitanye ubukwe ku itariki ya 28, icyo gihe ari kuwa gatanu. Mw'abantu mwe yari yitwa Iradukunda Josiane. Ngira ngo uyu musore ni umusore usanzwe n'umunyarwanda kuko yavukiye mu ntara y'Amajyepfo, anariho yize mu karere ka Nyaruguru, hanyuma yize icyiciro rusange mu karere ka Nyaruguru muri segonderi aho ngaho, hanyuma akomereza amashuri ye mu karere ka Nyanza. Yavuye mu Rwanda ajya gushakishiriza ubuzima mu gihugu cya Zambia. Ni umusore wari umaze kwikora, wari ufite amafaranga ye yishakiye kuko yikoreraga, ariko ibintu byaje kuza kuba byambaho mw'abantu mwe biteye agahinda. Bwa mbere amakuru ajya hanze, haba inshuti ziwe zatangaje ko ku itariki ya 28 ubwo imiryango yari yiteguye, ubwo mu by'ukuri inshuti ziwe zari ziteguye ko zigiye gutaha ubukwe, haje kumenyekana amakuru ko uyu musore yaburiwe irengero. Abantu benshi bavuze ibintu byinshi cyane, nk'abantu mwe biteye agahinda. Bavuze ibintu byinshi cyane ngo uyu musore byashoboka ko wenda yabonye uyu mukobwa, wenda akaba yamumenya, wenda akamenya imico yiwe, akavuga ati si uyu mukobwa ngiye gushyingiranwa nawe, wenda akavuga ati reka mbe nihisheho gakeye. Uyu musore asanzwe asengera muri APFUYE ndetse n'uyu mukobwa asanzwe asengera muri APFUYE. Haba imihango yo gufata irembo, imihango yo kwerekanwa mu rusengero yari yarakozwe, hanyuma ku itariki 28 ari umuhango wo gusaba ndetse no gukwa. Mu gihe ku itariki ya 5 z'ukwa gatanu hari ukwiyakira ndetse no kujya mu rusengero. Nk'uko nari mbikubwira, mu by'ukuri abantu benshi bavuze ibintu byinshi cyane. Mw'abantu mwe arabavuga ngo like nyine kuba don't judge a book by its cover. Ubanza uwo mugana ari uko ngo kuvuga mu cyongereza nyine like nyine nko kubona umuntu utazi ikimurimo, cyangwa se nko kwiteranya umuntu, cyangwa se ukaba wakekera ibintu umuntu kandi mu by'ukuri ari ukwibeshya. Benshi bavuze ko ashobora kuba yakwebye nk'uko nabikubwiye, ati byashoboka ko wenda byagenze gutya, cyangwa se hari n'abavugaga ngo wenda akaba yabura amafaranga yo kuba yakora ubukwe, akavuga ati reka mbe nkwebyeho gakeye. Uyu musore ngo baje donc impamvu bavugaga ko wenda ashobora kuba wenda hamwe yashimuswe cyangwa se yiburishije kugira ngo ubukwe bupfe bitewe wenda nuko yaba yamenye uyu mukobwa. Hari abantu benshi nk'abantu mwe bavugaga ibi bintu bagendeye ku kuba kuri uwo munsi barabonye imodoka yiwe n'umusore wari wariyubatse ku buryo yarageze kuri level yaho agura imodoka, agenda mu modoka. Yego arabavuga ngo imodoka wenda ngo ntabwo ari ubukire, ariko se urayitunga none umenamo amazi kugira ngo imodoka igende. Like imodoka wenda ni ikimenyetso wenda gishobora kwerekana ko umuntu wenda hari aho yavuye ndetse ko hari level wenda ariho cyangwa se uburyo yibeshejeho. Uyu musore umuryango
waje kubona imodoka yiwe kandi yarahoze ayitwaye ariko nta muntu uyirimo. Hashize icyumweru uyu musore aburiwe irengero. Uyu musore ngo yaje kuboneka, gusa ngo yaje atari kuvuga. Ngo yaje atari kuvuga babona ko donc hari ahantu avuye, ariko bamubaza ngo uvuye he, umusore agaceceka atari kuvuga, atashobora kuvuga. Cyakoza kuri ubu ngubu uyu musore yagiye atora agatege, dore ko yageze igihe asa nk'utangiye noneho kubohoka, akaba yaganira, ariko mu by'ukuri ngo ukabona ko n'ubundi nyine ibitekerezo byiwe cyangwa se like nyine hari ahantu yavuye, kandi aho hantu mu by'ukuri aho hantu atari heza. Uyu musore nyuma yaho ngo yaje kuza kuba yanywa umuti wica udukoko. Nyuma yuko babona atangiye kuvuga, nyuma yuko babona atangiye kugarura agatege, yahise anywa uyu muti, arangije ahita yitaba Imana. Aho benshi bari kuvuga ngo mu by'ukuri haba inshuti ziwe, abantu basengana muri APR aho ngaho muri Zambia, bari kuvuga bati kuba tuyishime Samweli byagenda gutya cyangwa se akiyahura muri ubu buryo, ni ibintu yatererejwe cyangwa se akaba yararozwe muri ubu buryo. Mw'abantu mwe birarenze cyane, aya makuru ateye agahinda. Uyu musore akimara kwitaba Imana, umurambo we wahise ujyanwa mu bitaro. Mw'abantu mwe iyi nkuru iri gukomeza kuriza abantu benshi cyane, nyuma yo kumva ko uyu musore Tuyishime like ni inkuru navuga ko yateye abana amarangamutima, benshi babaci kurunduguro, baravuga cyane umunsi umusore like yaburirwaga irengero kuri uyu munsi w'ubukwe. Abantu benshi baravuga bati se nuko nguko byagenze, benshi bagira agahinda bati se ubuko ko nukubera iki byagenze gutya, kubera ko ubukwe bupfuye. Benshi bakishyira mu mwanya w'umukobwa, mu by'ukuri ukuntu byaba bimeze kubura umuntu ukunda, kandi mwiteguye muzi ko wenda nk'ejo murajya gusezerana cyangwa se haraba imihango ijyanye n'ubukwe. N'abantu mwe, abantu benshi bakagira ikiniga cyinshi cyane bitewe n'ibintu byaje kuza kuba abyaba. Ngira ngo mu by'ukuri ni ayo makuru navuga ko ari update kuri ibi bintu byabaye kuri uyu musore. Iyi nkuru navuga ko ku mbuga nkoranyambaga yagiye igarukaho cyane, benshi bavuga batese nuko nguko byagenze. Ese buriya uriya musore yagiye hehe, ese yabaye yarashimuswe? N'abantu mwe nuko nguko byagenze, byarangiye uyu musore yiyahuye, ariko benshi bakaba bari kubihurizaho ko yaba yarabitererejwe kugira ngo donc aziyahure abe igipanshi. Hari n'abandi bari kuvuga bati wasanga wenda like ni ibintu nyine ku mbuga nkoranyambaga bari kuvuga ibintu byinshi cyane, bati wasanga wenda yarakundanye wenda n'uyu mukobwa, ugasanga wenda nko mu miryango y'uyu mukobwa ntibamushaka, ugasanga wenda hari nk'umuntu wenda udashobora kubyishimira, akaba yagerageza kwica ubukwe mu buryo bwinshi cyane. Ngira ngo ibyo ni ibintu bisanzwe kuba ibintu byabaho, like ibintu nk'ibyo ngibyo birarenze cyane, ariko ibyo ni biri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga. Nk'uko hari na bamwe bari kuvuga ngo byashoboka ko wenda hari nk'umukobwa wari waramukunze, hanyuma bikarangira nyine wenda avuga ati bagiye gukora ubukwe, nyine ikintu cy'ishyari kimeze gutyo, ikintu cy'urwango kimeze gutyo, like nyine n'ibitekerezo byinshi cyane. Mw'abantu, iyo umuntu yitabye Imana murabizi ku mbuga nkoranyambaga ibintu byinshi bihavugwa, aba ari ibintu byinshi cyane. Hari nawe bikomeretse, ugasanga umuntu avuze ibintu like nyine nyir'ubwite bw'agakomereka bitewe na pressure iri ku mbuga nkoranyambaga, cyangwa se ibitekerezo cyane biri ku mbuga nkoranyambaga abantu bari kugenda batambutsa. Ngayo nguko ni uko nguko urugendo rwa Tuyishime Samweli wari ufitanye ubukwe na Iradukunda Josiane. Ubukwe bwari kubera muri Zambia, aho aba bombi bari basanzwe baba. Mu by'ukuri
nk'abantu mwe iyi nkuru iri gukomeza gushengura abantu benshi cyane, dore ko ngira ngo icyo gihe n'ubundi aya makuru akijya hanze ko uyu musore yaburiwe irengero cyangwa se yashimuswe, bahise batabaza inzego zishinzwe umutekano muri Zambia, baramushakisha, bandikira inzego z'ubuyobozi. Uru rugendo niko rurangiye rwa Tuyishime Samuel. Reka tumwifurize iruhuko ridashira kandi twizere ko tuzongera guhura nawe mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko nk'abantu bwe ubwo Yesu azaba agarutse. Bizaba ari ibintu byiza cyane, abacu twabuze tuzongera tubabone, abo tutifuzaga ko badusiga tuzongera duhure nabo. Mw'abantu mwe bizaba ari ibihe by'umunezero, mw'abantu mwe utarigeze kubaho. Reka twizere ko ibyo bintu bizaba, tugira ibyiringiro ko abo bacu twabuze tuzongera guhura nawe mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko. Yewe ndabakunda cyane, murabizi nitwa Shadow, murabimenyereye. Iyi ni Shadow 250 TV. Banze nkurarikire ngo niba utarakanda subscribe kandi subscribe, like, share ndetse na comments. Hanyuma nitujya dushyiraho amakuru agiye atandukanye ujye uba mu mbere bagenda bayakurikira 5 kuri 5. Ndabakunda cyane. Astro Vista. God bless.